Muraho neza abakunzi bacu waradukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kokosora ikizamini kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu uba usabwa kugira dukosora ikizamini nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igisozo cya nyacyo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igisozo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubisaba gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ikizamini gishya dushyizeho, kugira isomo rishya tuje kubigisha ujye uhita uribona. Kugira murabizi amasomo ngenda migisha amenshi nayo muba mwanyandikiye muri comment, nawe hari ikintu ushaka ko tukwigisha wakitwandikira muri comment tukagikurikizaho. Ibindi byo no kubutsa ko n'amakode ari kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, watwandikira kuri 0788351626 tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Ndatekereza ko amaze gufata ikaramu, ndatekereza ko amaze gufata agapapuro. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa uri kubona kuri screen yawe. Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni hari aho umweru, n'ikirango ni kino cy'umukara kirimo agafresh kazamuka iburyo n'akandi kamanuka ibumoso. Hano hari ibisubizo bine baba duhaye, ugahitamo igisozo cya nyacyo. Mbibutsa ko iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Mbibutsa ko iyo video iri kuri YouTube channel yacu. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kwa ino YouTube channel yacu, watwandikira ku iyo nimero maze kubabwira nkaguha iyo video ukayireba, cyangwa ugasura ku YouTube channel yacu ukareba iyo video yanditseho nk'ibyapa. Amoko y'ibyapa byo ku mihanda ni amoko 5, kugira ngo ujye umenya kubitandukanya n'ujye ugera ku bibazo nk'ibi ujye ubuza ibisubizo bya nyabyo. Iravuga ngo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri. B ikavuga ngo umuhanda ugabanyijemo ibisate bine. Ubwo niba warivuze ngo ni umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri, ubwo hari ikiburyo n'ikibumoso. Ugabanyijemo ibisate bine nabwo uri kumva ubwo ni umuhanda ufite inzira zicamo ibinyabiziga enye. Hano se ikavuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Murabizi inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira ikinyabiziga kiba cyajyamo ariko kikaba kitakata ngo cyongere kigaruke inyuma, niyo bita inzira y'icyerekezo kimwe. Iyo wayinjiyemo ugomba gukomeza mpaka uyivuyemo. D ikavuga ngo ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Iyo ubonye iki cyapa utekereza cyangwa uzi ko gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma y'igisozo cya nyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A? Ese hano igisozo cya nyacyo ni B? Ese hano igisozo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni D, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Murabizi kino cyapa bagomba kugishyira ahantu niba uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Ubu bagomba gushyiraho kino cyapa kugira ngo nuba usohotse muri iyo nzira y'icyerekezo kimwe umenye ko noneho winjiye mu muhanda ubisikanirwamo. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri ari D, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Ndakeka ko bari bamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko bari bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cya nyacyo ni D, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Murabizi hari igihe runaka icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kiba kigomba kumara. Hano rero hari ibisubizo baba baduhaye ukareba ko bihura n'ibyo uzi cyangwa n'ibyo ukuri, asigaye ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. B ikavuga ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. B ikavuga ngo amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. C ikavuga ngo imyaka 2. D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi? Ese igisubizo cy'ukuri ni B, amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi? Ese igisubizo cy'ukuri ni C, imyaka 2? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D, A na B bikaba ari ibisubizo by'ukuri? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi
hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo nihe myifatire myiza wagira ugezaho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa. Hakaba hari inzira nyabagendwa ariko hari abana bari kwaganira cyangwa se bavuye nko ku ishuri kwa kundi baba bari gutandukana. Ese wakora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo itonde witegereze nibiba ngombwa ubaburire unitegura kuba wanahagarara. B ikavuga ngo ihute urenge aho abo bana bari. C ikavuga ngo komeza ugume ku muvuduko munini. D ikavuga ngo komeza ugende ku ruhande rw'iburyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ugiye guca ku bana bahagaze ku nzira nyabagendwa, wakora iki? Ese hano igiso cy'ukuri ni A, ese hano igiso cy'ukuri ni B, ese hano igiso cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D? Mbibutsa ko namaze kuhakorera video yo ku mashusho yose ari mu gazeti, nawe wasura kuri YouTube channel yacu ukayareba kugira ngo nitujya tugera kwa bino bibazo birimo amashusho, murabizi bakunda kubibaza, ujye uhita umenya ubusobanuro bwayo. Ubonye utari kureba neza, wenda ishusho utari kubona ukuntu ringana ari rinini, wanyandikira kuri WhatsApp nkaguhereza dokima kugira ngo ujye urareba iryo shusho neza. Hano rero ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Uba ugomba kwitonda ukitegereza, byaba na ngombwa ukaba wanahagarara kuko aba ari abana isaha n'isaha ashobora kujya mu muhanda ugasanga witeje ibyago nawe umuteje ibyago. Kandi kavuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ese nibihe biba bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka? A iravuga ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B ikaba ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5 cyangwa se ibiro 3,500 nawe toni imwe ingana n'ibiri 1,000. C ikavuga ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Ndakeka ko mugenda mubibona ibinyabiziga bibigisha gutwara iyo mwamaze kubona amaprovisoire. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B ikaba atariyo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. na C ikaba atariyo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ubugari bwa romoro kikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. A iravuga santimetero 75, B iravuga santimetero 125, C ikavuga santimetero 265, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese ubugari bwa romoro kikuruwe n'ikinyamitende 3 waba utagomba kurenza ibipimo bingana bite? Ese hano igiso cy'ukuri ni A, ese hano igiso cy'ukuri ni B, ese hano igiso cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Mbibutsa ko bino bibazo hari abantu bakunda kumamagara bakambaza ese bino bibazo nibyo biza? Ibi bibazo ntabwo bongera guhimba ibibazo. Impamvu twe tuba tubazanira ibizame biba byakozwe nuko hari abantu wenda baba bafata rutabo rukabatera ubute, ariko iyo ugiye kwa ino channel ukabona imyitozo ihagije ugakosora ibizame byinshi bitandukanye, nubwo wajya ukosora ikizame kimwe ku munsi ujya kumara ibyumweru 2 ari nkaho igazeti yose
wayizengurutse, kandi uramutse uyize ushobora kubyiga usa nk'aho uri kubiboroka, bigatuma ujya mu kizami ukajya uritiranya ibisubizo. Niyo mpamvu ugomba kuba warabonye imyitozo myinshi ihagije kugira uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Gatandatu ikavuga ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. A iravuga ngo umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B ikavuga ngo abaherekeza babiri. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri cyangwa se abaherekeza babiri akaba ari ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ugomba kuba ufite umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Kino kibazo cyumve neza, ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure ikinyabiziga gikuruwe n'inyamaswa n'icyo kinyabiziga gikuruye ikindi. Hano rero haba hakenewe umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. 17 ikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi ibinyabiziga byinshi biba bifite ibimenyetso bibyerekana, cyaba giparitse impande y'umuhanda, cyaba kitari kugendera mu muhanda ariko kiri impande y'umuhanda, naho hakaba hari ibimenyetso bibyerekana ko gihari. None bari kutubwira ariko cyangwa se biri no kwambuka bikaba bifite wenda ibi byerekana. None hano bari kukubwira ngo ibinyabiziga bikurikira byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwayo. Ni ibihe binyabiziga? A iravuga ibinyabiziga bigendwamo n'abana. B ikavuga ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano ni iki? Hano rero igisubizo cya nyacyo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo binyabiziga ni ibinyabiziga bigendwamo n'abana n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Ndakeka ko umuntu warebye iriya video y'ibyapa, aho ubundi ukuntu ugomba kubyiga, ugomba kumanza ukamenya buri bwoko bw'ibyapa ukuntu buteye, ukamenya naho butandukaniye n'ubundi, ku buryo hari igihe batakubajije ku amashusho y'ibyo byapa ariko bakakubaza ibyapa mu magambo. Reba nka kino kibazo. A iravuga ngo ishusho mpande 3, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. B ikavuga ngo ishusho mpande 4, ubuso mu ibara ry'ubururu, ikirango kiri mu ibara ryera. C ikavuga ngo ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igisubizo cya nyacyo ni B, kiba gifite icyo cyapa ishusho ya mpande 4, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara
cyera. Iki cyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera cyangwa ku kibuga cy'indege. Ndakeka ko kino cyapa umuntu warebye iriya video ahise amenya ko kiri mu bwoko bw'ibyapa biranga. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera. Murabizi hari itara riba riri kwakira cyapa cyerekana nimero y'ikinyabiziga cyangwa mu zindi ndimi plaque. None icyo tara riba rigomba kukibonesha ku buryo kigaragara mu ntera ingana ute? A iravuga ngo metero 150, B ikavuga ngo metero 50, C ikavuga metero 20, D ikavuga ngo metero 10. Ese hano urabona iso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cyanyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese urabona iso cy'ukuri ari ikihe? Ese niso cy'ukuri ni A? Ese niso cy'ukuri ni B? Ese niso cy'ukuri ni C? Cyangwa se niso cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Nibura uba ugomba kuba wabonera iyo nimero, icyo cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga, kivuye kiriho nimero y'ikinyabiziga, nimero iranga ikinyabiziga muri metero 20. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ese ibyo binyabiziga ni ibihe? A iravuga ngo ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 30 mu saha. Ibintu bya kilometero 70 ingahe mu saha? Ikinyabiziga kiba kibifite. Iyo uri gutwara ikinyabiziga hajya imbere biba bihari. Iyo uri kugenda ku muvuduko ikinyabiziga kirakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko uri kugenderaho mu saha uragenda kilometero 40 wenda mu saha, cyangwa uragenda kilometero 20 mu saha. Niyo mpamvu ivuga ngo ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 30 mu saha ntabwo ugenda uri gupima, ahubwo ikinyabiziga kiba kiri kubikwereka. B iravuga ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. C ikavuga ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu saha. D ikavuga ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu saha. Bibutsa ko kilometero ni urugero rw'uburebure, aho kilometero imwe ibingana na metero 1000, metero imwe nayo ikangana na santimetero 100. Impamvu mba bivuzeho nuko ibintu bya santimetero, ibintu bya metero, ibintu bya kilometero mwa bino bibazo bikunda kugaruka, niyo mpamvu ugomba kuba uzi guhindura ingero. Hano rero igiso cy'ukuri ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha nibyo biba bigomba kugira kino cyapa cyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ntabwo ari icyapa, ni icyerekana umuvuduko. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwaro moro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. A iravuga metero 1 n'ibice 25. Hano ni nkaho bakavuze ngo santimetero 125. B ikavuga ngo santimetero 30. Hano impamvu bakavuze ngo ni santimetero 125 nuko kuva muri metero ujya muri santimetero ukubaho 100, ubwo byahita biba 125. B ikavuga ngo santimetero 30. C ikavuga ngo santimetero 75. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cyanyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cyanyacyo ni A? Ese hano igisozo cyanyacyo ni B? Ese hano igisozo cyanyacyo ni C? Cyangwa se hano igisozo cyanyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1 n'ibice 25. Ikibazo cya 12 kibaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga, murabizi ikinyabiziga kigira amatara agiye atandukanye, amagufi, amaremare, amatara ndanga cyerekezo, amatara ndanga burumbarare.
none ayo matara maremare agomba kutamurika mu bihe bihe? Iravuga ngo iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 200. B ikavuga ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C ikavuga ngo iyo ari mu nsisiro umuyobozi w'ikinyabiziga. D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ariyo iyo mu muhanda umurikiwe ubasha kureba muri metero 200, cyangwa se iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, cyangwa iyo ari mu nsisiro. Niko kuri D bari kutubwira. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi nibwo amatara maremare y'ikinyabiziga aba agomba kuzimwa kugira ngo adatorosha mu maso y'undi muyobozi w'ikinyabiziga kiri kumusanga, bigatuma bishobora kubateza impanuka. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Wenda nk'ikinyabiziga kikaba cyarapfuye kitazongera gukora, cyangwa kikaba cyarawoherejwe mu muhanda mu mahanga. Murabizi ibinyabiziga byinshi birasora, rero ibyo bigomba gukorwa mu gihe kingana iki? Ibyo byapa bikoherezwa mu biro by'imisoro, bikorwa ibyo bintu mu gihe kingana iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo ibyumweru 2, B ikavuga ngo amezi 2, C ikavuga ngo ukwezi kumwe, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Rero hano igisubizo cya nyacyo ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni B. Amezi 2 biba bigomba gukorwa mu mezi 2. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Inkombe z'inzira nyabagendwa, iyo bavuze inzira nyabagendwa bari kuvuga imihanda cyangwa z'umuhanda, zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Utugarurarumuri ubwatwo ntitwaka, ariko iyo urumuri rukubiseho rw'ikinyabiziga niba gasa umuhondo, akagarurarumuri gahita kaka umuhondo, ariko ubwako ntikakwaka. Ibyo nibyo bita utugarurarumuri. Ubwo rero n'ibikoresho ngarurarumuri bishobora kuba irangi, bishobora kuba n'ibindi byose bigarura urumuri, byo ubwabyo bitaka, ariko wakubitaho urumuri rw'ikinyabiziga ugahita ubona ko hari ikintu bari kukubwira bitewe n'ibyo bagashyiriyeho. A iravuga ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera. B ikavuga ngo iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zikozwe, ni A. kilometero 20 mu isaha, B. kilometero 40 mu isaha, C ikaba kilometero 30 mu isaha, 35 mu isaha, D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi hari ibinyabiziga cyangwa imodoka ziba
ziba zidafite ibibuza kwiceka. Hari izi modoka hano baravuze ngo ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka, ubwo izo modoka zigenda ziri kwiceka bitewe n'ibintu zitwaye. None bari kuvuga ngo iyo nta mategeko awugabanya umuvuduko wazo ntarengwa ni uwuhe? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa se igiso cy'ukuri ni D? A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ndakeka ko bamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 16 kigabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hari ahantu biba bibujijwe ko ikinyabiziga cyahagarara umwanya munini. A iravuga ngo imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. B ikavuga ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ni hehe bibujijwe kuba wahagarara umwanya munini, wahagarika ikinyabiziga umwanya munini? Ese hano igiso cy'ukuri ni A? Ese hano igiso cy'ukuri ni C? Ese hano igiso cy'ukuri ni B? Cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko bamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ntabwo wagenda ufata ikinyabiziga ugiparike mu mwinjiro w'isoko, ntabwo wagenda ufata ikinyabiziga ugenda ugiparike mu muryango w'urusengero runaka cyangwa wa kiliziya, wenda hari gusohokerwa haninjirirwa n'abantu benshi. Ibyo birabujijwe, niyo mpamvu biba bibujijwe kuhaparika icyo kinyabiziga umwanya munini. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira: umuhanda akaba ari muto, ukaba utamutanyuranaho, nyine kwa kundi ujya kunyuranaho bikaba ngombwa gukoresha iruhande rw'ibumoso. Ubwo rero bikaba bitashoboka, bishobora guteza inkomyi. Ushaka kunyuranaho ushobora guca mu kayira k'abagenzi, ariko umaze kugenzura ibi bikurikira. Ese ni icyo umanza wagenzura? A iravuga mu muvuduko w'abanyamaguru, ukuntu abanyamaguru bari kugenda. B ikavuga ngo ubugari bw'umuhanda, ukareba ubugari umuhanda ungana n'utubundi. C ikavuga ngo umubare w'abanyamaguru, ese ni abanyamaguru babiri, ni batatu, ni bane, cyangwa ni 10? D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cy'ukuri ni A? Ese hano igiso cy'ukuri ni B? Ese hano igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo, birabujijwe ubundi kugendera mu nzira y'abanyamaguru. Iyo mpamvu hano igiso cy'ukuri ari D, nta giso cy'ukuri kirimo. Umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho, ntabwo buri ikinyabiziga ntabwo cyagenewe guca mu kayira k'abanyamaguru. Niyo mpamvu hano bavuze ngo ashobora guca mu kayira k'abanyamaguru. Aho ngaho niho byahise bituma ibisubizo byose biba atari byo. Niyo mpamvu igiso cy'ukuri ari D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Murabizi ntabwo wagenda gufata ikinyabiziga wongereho ibindi bitara, ntabwo biba byemewe. Cyangwa ugenda wongereho utugarurarumuri, ushyireho ibigarurarumuri byinshi, ntabwo biba byemewe. Rero ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Ese ni ayahe matara yo ho biba bitayareba? A iravuga ngo amatara ndanga. B ikavuga ngo amatara ari imbere mu modoka. C ikavuga ngo amatara ndangaburumbarare. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cy'ukuri ni A? Ese hano igiso cy'ukuri ni B? Ese hano igiso cy'ukuri ni C?
cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni amatara ari imbere mu modoka. Igisubizo cy'ukuri ni B, amatara ari imbere mu modoka. Ndatekereza ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ibirango cyangwa se ikimenyetso cy'amabara akurikira. Murabizi hari ahantu baba bagomba gushyira ibyapa bikwereka ko inzira idakomeza, bitewe n'uko ushobora kuba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukabona ako kayira ukavuga ati hari igihe ari ak'ubusamo, ukavuga ati reka nze ugakomezemo, wagera imbere ukabura inzira. Rero bagomba kuhashyira icyapa kugira ngo borohereze abayobozi b'ibinyabiziga. None barakubaje ngo icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ibirango cy'amabara asute. A iravuga umukara n'umutuku, B ikavuga umukara n'umweru, C ikavuga umweru n'umutuku, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko bino bizamini biba byakozwe, uba ugomba kubona imyitozo myinshi ihagije kugira ngo uzabashe gutsindira ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ikintu bose usabwa ntabwo ugomba kureba ino video imwe twakoze. Ushobora kureba ino video ukabona uratsinze ukavuga ati wenda ukirara, cyangwa ukabona uratsinzwe ukavuga ngo ugacika intege. Ikintu bose ugomba gukora uhita usura kuri YouTube channel yacu ukareba ibizame bashyizeho mbere bakoze, nabyo ukabireba ukabikosora kugira ngo urusheho kunguka ubumenyi, urusheho kubona ibibazo byinshi bitandukanye, ubashe kwiga kiriya gitabo mu gihe kitarenze icyumweru cyangwa icyumweru n'igice. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C, umweru n'umutuku. Nicyo kiranga kiriya cyapa bashinga ahantu ku ntangiriro z'ahantu bakwereka ko inzira idakomeza. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirabaza ngo buri modoka yenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Murabizi mu kinyabiziga agomba kubamo imikandara. None bari kuvuga ngo ikinyabiziga ntago kitwara abantu bari hejuru ya 6, kiba kigomba kugira imikandara yagenewe abahe bakurikira. A iravuga ngo umuyobozi, ubwo bari kuvuga wenda uwo mukandara akaba ari uw'umushoferi gusa. B bakavuga ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, cyangwa akaba ari mu mikandara uw'umuyobozi cyangwa n'uw'umugenzi wicaye imbere. C ikavuga ngo ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma, ikaba wenda iyo modoka ifite n'indi mikandara yo ku bandi bari inyuma. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko watwandikira kuri 078 935 16 ukeneye kode, cyangwa wagize ikibazo nka kino kizame twakosoye, cyangwa hari video wabuze kuri YouTube channel ushaka ko tuguha, watwandikira kuri iyo nimero. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari cyo kigufashije. Ndatekereza ko intsinzi turi gushaka twese tuzayigeraho. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.